none ibi bintu nibya twikomereze nibya Pastor Mutesi ntabwo ari we nundi muntu ariko nundi nkawe okay kandi nawe ndimo ndagenda nyashakisha buke buke. So ngira ngo ahangaha Rukundo Ezekiel ahakanye yuko aya majwi atari ya Pastor Mutesi, ariko hano hantu acuranze amajwi avuga ngo erega ndagukunda mukunzi, aya majwi ya originali ariko azi Ezekiel, murumva adatandukanye n'amajwi noneho yaje kuza kuba yajya hanze harimo umuntu ujya kuvuga nka Pastor Mutesi. Banza wumva ahangaha originali y'aya majwi y'umugore ari kubwira umugabo ngo erega ndagukunda mukunzi, ubyumve neza unahuze n'aya majwi twebwe twaje kuza kuba twakina, bigaragare neza ko hari umuntu ushobora kuza kuba yarafashe aya majwi ya Oji yarangiza wenda agashyiramo AI agasa nkaho abisanisha na Pastor Mutesi, ari nawe ushobora kuza kumva bitangira nkabyo ariko byagiramo hagati ukumva bigize gute, ukumva birahindutse. Banza wumve. Reka mbahe naka reka ndagukunda cyane. egerezaho cyane. Uyu muntu uramwumvise, urumva ko aya majwi yagiye gusakara yahinduwe. Kambanze nkumvishe wenda originali yayo na we pirate yayo, kubera ko Ezekiel we ashobora kuza kuba yarakoresheje wenda originali ariko hanze hakaza kuba harasakaye pirate y'aya majwi, kuko urumva ko uyu mugore nyine ukuntu ari kuvuga bitandukanye n'amajwi we twaje kuza kuba twakumva. Reka mbanze nyashake ahantu ari noneho uze kuza kuba wakumva ko aya majwi byanze yikunze harimo kuba abantu baraje kuza kuba bayahindura. Banza wumve ukuntu gahunda ziba zestaye, nawe uze kuza kumbwira ngo ese bino bintu mu by'ukuri by'ama AI bizagarukira hehe, abantu basigaye wenda bifata barangiza bakaza kuba bahimbahimba ibinyoma kugira ngo wenda baze kuza kuba basiga umuntu icyasha. Nta majwi bafite amajwi menshi, reka nze nyashake hanyuma numve ukuntu bimeze. Reka ndagukunda. Aya majwi wumva atahindutse. Banza wumva ahangaha. Reka ndagukunda. Uyu nguyu ni Mutesi, ari kuvuga nka Mutesi. Kunda cyane. Wabyumvise? Reba. Reka ndagukunda. Ndagukunda cyane. Ahangaha aya niyo majwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, ariko aya majwi atandukanye n'ayo Rukundo Ezekiel yakiriye mu kiganiro cye. Reka dusubireho twumve kwa Ezekiel ukuntu amajwi yaho ameze, nyuma ngo bigaragara ko aya majwi bayahinduye. Banza wumve. Ni video ndebera ko amajwi ari kuza Ubwo ndangije yarimo araza ariko arimo kuza abizi. reka mbahe naka reka ndagukunda cyane. egerezaho cyane. Ahangaha ngira ngo urumva ko audio ni zimwe, ariko Rukundo Ezekiel we yakinnye agace kabanza, umugore abwira umugabo ko amukunda ko ariyo bwabaga kugira ngo amunezeze. Abeshya n'urugo rwe rurasenyuka, ahubwo arisanga ari uri muri ribi. Igihe nakubwiye ko nzira biyita abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana. Nk'iriya video nyine inariya amajwi yo kwikinisha, wumvise hari ikintu abivugaho? Nta kintu yigeze arenzaho rwose. Hari ikintu yarengejeho? Oya, umugore we nawe ni umushuti we. Ntacyo nabo bamubajije yahunze, bagafata yashaka mwemerere ngo ni njyewe cyangwa si njyewe. Yahunze. Naca bugufi rero, ace bugufi aba umukozi w'Imana cyangwa se aba umupagani nkanjye. Simbikubwira buri gihe ko ndi umupagani. Yego. Ngenda umupagani ariko hari ibyo ntakora. Mubanze reba uko yitwara, niyanga ndakongeramo indi video ngo n'andi majwi. Yego. Aba reka njye gusenga, ubwo turongera mvuye gusenga mu kagoroba. naho ngaho twanahereye nuko naho abantu baba bashaka ibindi. Nese uwo mugore waguhaye izo video, ukikubwira ngo afite video ya Pastor Mutesi, n'ubundi niwe wari waguhaye ziriya. yego rega azimpa yarambwiye ngo umva iby'abakozi b'Imana bagenzi bawe. Uwo mugore uziguhaye
muricara mukabavuga yego rata bakigurutsa bakigira gute ariko umva iby'abakozi b'Imana bagenzi bawe. ubu ntiwumva ahangaha urumva ko uwitwa Patrick nawe yazungereye, ntabwo azaro video zaturutse, ariko ahangaha ni nyuma y'uko agahato kagize gute gashobora kuza kuba katangiye. Bigaragara neza ko uwitwa Patrick ashobora kuza kuba yaratamiye ndetse agakora buri kimwe cyose kugira ngo wenda aze kuza yenda kuba yasukura izina rya Pasiteri Mutesi. Uko niko turi buze kuza kuba twagira gute, turi buze kuza kuba twatekereza. Ariko tunashima Pastor Mutesi cyane. none yakubwiye yuko ari njye wamuhaye video. niko yambwiye. Ibyo bintu birambabaje kandi nabimubwiye, namwandikiye ndamubwira ngo Ezekiyeli, kandi we ahubwo yarambwiye ngo izo video nta naho zihuriye n'abo bagore, mbega ni video z'inkorano, kuko nanjye namaje nti izi video wazikuye. Noneho ambwira gutyo, arangije hari n'undi muntu nanjye wabinyoherereje avuga ko ari njye wazimuhaye. Noneho buriya ndashaka kuza kumutelefona kandi ndamutelefona muri kumwe. Urumva mu by'ukuri ntabwo njyewe ni ibyo bintu bya video ntabwo mbizi, kuko nanjye namwandikiye mubaza, ariko aransobanurira ambwira neza mpano mu ijwi rye rwose, ambwira ko video nta naho zihuriye n'abo babyeyi. Wenda ashobora kuba yavuze ngo ni njyewe yidefanda, ariko ntaho mpuriye n'ibyo bintu rwose, kandi nawe arabizi. Niba ari umukristo koko, kuko Ezekiyeli ntabwo anzi, ntabwo turahura. Rero utazashiduka ubaye mu murongo w'ibigarasha cyangwa se w'abantu bahigwa, kandi mu by'ukuri nta nyungu ubifitemo. Wewe wari uzi ko mukora umurimo w'Imana, niba ari ukubwiriza azaguterereho. Kumana mwumva ukuntu uyu mugabo ari umugome. Uyu mugabo uramwumva ukuntu ari umugome mani, ari gateranya imiryango. Pastor Mutesi, uyu mugabo ntabwo ari umwana mwiza. Wenda uzi ko ari inshuti yawe, ariko uyu mugabo si umwana mwiza. Nawe wumve abantu bose agenda agonganisha. Arajya kuri Ezekiyeli ati ndaguhereza izindi video n'amaudio. Akaza kwa Pastor Paul ati Ezekiyeli umwitondere atatuma uhinduka nawe ikigarasha. Akaza kwa Mutesi akamubwira ibindi bintu. Mutesi na Ezekiyeli ndetse namwe Paul, nimugerageze ibibazo mufitanye mu birangize, kubera ko uwabateranyije n'uyu mudokiteri ngo ni Patrick. Sinzi niba na dogiteri, ariko ubu dogiteri bwose waba ufite musaza, ntabwo uri inyangamugayo, ntabwo uri umuntu mwiza. Ndabikubwiye njye ntabwo njya nkunda kurya abiri. Urumva, nunansanga no ku nzira ntuzampe lifti, yewe n'umuti naba nkeneye kugira ngo mbeho wamvura ari wowe ufite, uzawunyime ngende nipfire. Nkubwije ukuri ntabwo uri umwana mwiza. Wowe ubwawe ku giti kiraza ku mbuga nkoranyambaga ati ndi gushaka uburenganzira ku mwana wanjye Sharirene, warangiza ukaza gusebya nyina ngo mama Sharirene ngo twahuriye mu buraya yari indaya. Ibyo ngibyo uri kubivuga ku mwana ngo uri gushaka. Ese uwo mwana ari buze kuza kumva uri kwita nyina indaya hanyuma azabaye ngo papa? Bosco Empire. Yes, ngo ikaze kuri Bosco Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ngo ikaze muri iki kiganiro. Ndashaka yuko tudaciye ku ruhande, tugomba kubanza tukamenya niba koko ikibazo kiri kugenda kivugwa ku bijyanye n'ishimutwa rya Rukundo Ezekiyeli bishobora kuza kuba ari byo cyangwa se atari byo, dushingiye ku byo turi kubona hano hanze. Ngira ngo guhera kuwa mbere kuri channel ya Kiranuka TV hari kwa uploadingwa ibiganiro bidafite ibyo bita ngo ni thumbnail, cyangwa se aya mafoto dukora tugashyiraho abantu benshi mu by'ukuri bakubiyemo ibyo twavuze indari mu kiganiro. Ibyo ngibyo ni ibintu witwa Rukundo Ezekiyeli yakoraga,
ariko guhera ku wa mbere ibiganiro bibiri bimaze kuapulodingwa ntabwo ibyo bintu bita ngo ni thumbnail ntabwo biri gukorwa, bishobora kuza kuba byakunda yuko umuntu uri kuapulodinga atari Rukundo Ezekiel nk'uko wenda ari wari usanzwe yapulodinga, ndetse ibyo bita ngo ni thumbnail akaza kuza kuba yabikora. Mu by'ukuri turi buze kuza kuba twasubira inyuma gato cyane ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi 2025, igihe uwitwa Rukundo Ezekiel ndetse na Pasiteri Paul bakoranaga ikiganiro cyaje kuza kuba mu by'ukuri cyaba ikiganiro cya kasamutwe, mu gihe nabo ubwabo bagikoze batakekaga yuko gishobora kuza kuba cyagera ku rwego ibintu byaje kuza kuba byageraho. Ikindi, iyi saga ya Rukundo Ezekiel, Pastor Mutesi ndetse ngo na Dr Patrick na Pastor Paul ni saga mu by'ukuri uri kubona ko ishobora kuza kuba irimo ibintu by'amayobera, kubera ko ama audio ari hano hanze ni ibintu byoroshye cyane kuhita uyabona, ndetse biragaragara yuko bo ubwabo bashobora kuza kuba bari kuyafata kugira ngo bayatwoherezemo, niturangiza tuze kuyashingiraho dukora ibiganiro, wenda bize kuza kurangira batuyobeje uburari, kubera ko ni ibintu bitumvikana kumva umuntu ashyira hanze amajwi bikaza kuza kurangira bukeye bwaho agashyiraho andi majwi atandukanye n'ayo yatanze. Ariko ntituze kwibagirwa yuko buriya agahato gashobora kuza gutuma umuntu wari umunyabwenge ahinduka ikigoryi, kubera ko hari igihe ushobora kuza kuba wakora ibintu wenda ufite icyo bita ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo byawe, ariko ukaza kuza kwisanga uri mu murongo utakwemera gutanga ibitekerezo byawe, ahubwo hari undi muntu wo kuguhatiriza kugira ngo uze kuvuga ibyo ashaka ko mu by'ukuri uvuga, binyuze wenda mu mafaranga ushobora kuza kuba wahabwa, ugatangira kugenda wivuguruza ibyo wavuze, cyangwa se bitewe wenda n'iterabwoba ryagushyirwaho, wenda gufungwa se, gushimutwa se. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bishobora kuza gutuma umuntu wenda wari intwari avugisha ukuri, kubwo gutinya ibyo bintu akaza guhindura imvugo. Hano hanze hari amajwi nawe ubwawe ukurikirana warangiza ugahita uhinduka ikizungerezi mu mutwe, kubera ko baramutse bakubajije ngo ese ni ukuye kuri ku biri kuvugwa hano hanze, nawe ubwawe nkurikiye ntabwo waza ko wabimenya, kubera ko urasohora amajwi ya Dr Patrick we ku giti cye avuga ngo ntabwo Mutesi yigeze ambwira kwica Rukundo Ezekiel. Wajya ukumva Patrick arongeye agiye kwa Rukundo Ezekiel akavuga ngo ngiye nzaguhereza ibintu byinshi cyane kabisa, kuko byarambabaje kumva umukozi w'Imana agambirira kwica umuntu. Ukibaza ngo ubundi ukuri kw'aba bantu kumeze gute? Ese ni ibintu wenda byakozwe kugira ngo witwa Pastor Mutesi wenda agaruke mu kibuga nk'uko wenda yari yakivuyemo, ugasanga wenda ari no kuvuga abantu ntabwo bari kumwumva? Bino bintu bihagaze bite? Ariko none wareba akavuga ati ntabwo bino bintu uwitwa Pastor Mutesi yabyijandikamo ngo yisebye kugira ngo akunde agaruke ku mihanda ya YouTube. Hano hantu biraza gusaba gukoresha ubwenge bwinshi kugira ngo dusobanukirwe bino bintu. Mbabarira tubanze tujye mu kiganiro cyakozwe ku itariki 22 kuri Kiranuka TV. Ni ikiganiro kimaze iminsi 7. Turaza kumva ku munota wa 35 tugeze ku munota wa 38. Bigaragara yuko nyine n'ubundi ibintu Rukundo Ezekiel yakomeje kugenda asobanurira abanyarwanda nibyo koko ntago yigeze ahamya neza ko amajwi yakinnye ari amajwi ya Pastor Mutesi. Ariko hari andi majwi yaje kuza kuba yajya hanze bigaragara neza ko witwa Rukundo Ezekiel yakomojeho. Urabanza kwanza ubyumve, numara kubyumva turahita tuza noneho mu masaga noneho nyirizina y'ibyakomeje kugenda bivugwa n'itangazamakuru, tukanibaza se ibyo abanyamakuru b'i Kigali banarije babikuye hehe, ko nyir'ubwite ku giti cye we yakoze ikiganiro, bamubaza bakamubwira ati se amajwi uri gukina na ya Pastor Mutesi? Rukundo Ezekiel umva kuntu yashubije uwitwa Pastor Paul. Banza wumve. Uyambwira ngo abo yita inshuti ze ni inshuti ze, abo yabikije amabanga yo kubyara no kubyarana n'abagabo batandukanye, aribo bagaruka bakayaduha, subwo izo ni inshuti ze. Pastor Mutesi se afite izihe inshuti ahereza ama audio, agahereza ama SMS, bakagaruka kandi bakabiduhereza? Cyari igihe nigeze nihagarikira inkundura y'ikiganiro cyari kigiye gukorwa yo gushyira ubwambure bwa Pastor Mutesi hanze. Abariho rwana inkundura kugira ngo batashyira ubwambure bwe hanze. Yego, ahubwo uri inshuti ya Pastor Mutesi burya wowe. Jewe ndababwira ngo ndamukunda burya.
ndababwira ngo abarwanya inkundura yo guhagarika ayo ubwo bwambure bwe. hano hantu tuze kugendera neza twitonze cyane. Bivuze ngo Rukundo Ezekiel arahamya neza yuko n'amaso y'ubwe ku giti cye yabonye video y'ubwambure bwa Pastor Mutesi iri muri telefone z'abantu. Abo bantu bashakaga ko iyo video ijya hanze, ariko Rukundo Ezekiel arakumira kubera ko atashakaga yuko Pastor Mutesi yaza kuba yakwandagara, kubera yuko Rukundo Ezekiel ni inshuti ya Pastor Mutesi. Icyo kintu banza ucyumve neza cyane. Ese iyo video ubundi kwanza yari iteye gute? Iyo video yari imeze gute? Rukundo Ezekiel yabonye n'amaso ye, abantu bagiye kuyishyira hanze, ariko bikaza kurangira itagiye hanze kubera ko Rukundo Ezekiel yarwanye inkundura. Komeza umwumve. Ahangaha ni ikiganiro cyabaye imbarutso y'ibi bintu byose, ndetse wenda n'umunsi agikora ntago yari azi ko azajya kuri rwa rwego watangira kubwira abantu ngo ngeri gusezera ku isi, muzafashe umugore n'abana banjye. Ariko hano hantu tuye dukunda kugira ikibazo, ugasanga umuntu ageze mu by'ukuri ahantu hagoranye, ariko yateza ubwega ari gutaka, twebwe ntitubyumve, tukavuga ati wasanga wenda ari agapangu cyangwa se ari content ya creatinze, kubera ko buriya ngo umwana murizi ntago akurwa urutozi. Uramutse urebye ibinyoma bya Ezekiel biri hano hanze no kwinyuraguramo mu bintu bijyanye n'amagambo, byakugora kuza kwita wemera neza ko ibyo ari kukubwira bigomba kuba bigize gute, bigomba kuza kuba ari ukuri. Nayo mpamvu ushobora kuza gusanga umuntu arwaye agataka ati ndi gupfa, warangiza ukagenda ugakoma amashyi ati yego mwidishye, ati rwose uyu muntu azi gutegura, azi guteragura pranka mu bitaro, bikarangira wa muntu agize gute, yitabye Imana. Niyo mpamvu nyine nashatse kugira ngo turebe aho twaza kuba twashingira twemeza neza ko Rukundo Ezekiel kuko wenda yaba ari kujijisha wenda RIB, uretse ko ubwenge afite ntago bwaza kuba bwagira ku rwego rwo kurijisha RIB, kubera ko n'abatari we rwose barenze ukwemera. Murabazi ko bagiye banaza, ugasanga nk'umuntu bamuvanye Dubai ngo azi ko ngo agiye wenda ngo South Africa, yajya kubona akabona indege imuzanye i Kigali, bitewe n'uko nyine hari abandi bagomba kuza kuba bafite ubwenge bugomba kuza kuba buri hejuru y'ubwawe. Rero ntago iyo ari inama nagira Rukundo Ezekiel ngo ajye kujijisha RIB. Nubwo hari ikiganiro yakoze avuga yuko ngo yahisemo kuba yabika smartphone ye ayisiga mu rugo, ubwo ni imbere gato cyane yuko aburi rwirengero ku wa mbere mu kiganiro yakoranye na Paul, yaravuze ngo ari gukoresha agatelefone gato cyane kubera ko smartphone ye yayisize mu rugo. Ariko mushiki we yakoze ikiganiro avuga ngo telefone ya Ezekiel ntago iri gucamo, yaba iy'ingande ndetse n'iy'inyarwanda ntago izo telefone ziri gucamo, kubera ko twayobeyeho yaje kuza kuba yarengera. Sinzi rero ukuntu abo bantu bari mu rugo bari guhamagara nimero mu by'ukuri y'umugabo wasize telefone mu rugo, telefone bazi neza ko bayifite, bikaza kuza kurangira bavuga ngo umugabo twayobewe mu by'ukuri aho yarengeye. Ndetse n'umugore we yabihamije ku Ikaze TV Rwanda, aravuga ngo turi muri investigation cyangwa se turi kwitabaza ubuyobozi tubifashijwemo n'uwitwa ni Pastor Paul. Komeza ukomeze wumva Rukundo Ezekiel ndetse na Pastor Paul mu kiganiro baje kuza kuba bakora. Uwitwa Ezekiel agiye kugusobanurira video yabonye ya Pastor Mutesi y'ubwambure, ukuntu yari igize gute, ukuntu yari imeze, ariko iyo video ntago yagiye hanze. Banza wumve. ihari mu matelefoni. Uhagarika inkundura guhagarika icyo kiganiro. Niyo nkuru jyewe ntabwo nayikora. Pastor Mutesi ahubwo buriya uramukunda, N'amajwi, uri n'umukunzi we cyane ahubwo. n'amajwi yiwe arimo. Ibyo se ubwo yakabimenye yakabaye yakwita umwanzi wawe. Uri kumbona sheri. Avuga ngo urimo kumbona sheri. So ngira ngo ahangaha amajwi yagiye hanze y'iminota hafi 4 y'umugore uri kwikinisha twumvise. Bamwe bakavuga ngo arajya kuvugana nka Pastor Mutesi, abandi bati ntago ari we. Ndetse nawe ku giti cye kuri Max TV ngira ngo akora ikiganiro baramubajije ati se aya majwi bimeze bite, ntago yigeze yemera aya majwi cyangwa se ayahakane, ahubwo yaravuze ngo ni gute abantu bifata barangiza bakagenda bagacura amajwi ameze nk'ayanjye, nyamara uwo muntu agomba kuza kuba atari nge. Na Mutesi ku giti cye aremeza neza kuri ya muntu ajya kuvuga nkawe, ariko si iki, ariko si we. Ayo majwi bigaragare neza ko iyi video witwa Rukundo Ezekiel yaje kuza kuba yayibonera, ariko akarwana inkundura kugira ngo ino video cyangwa se aya mashusho ya Pastor Mutesi ataza kuza kuba yajya hanze. Nyamara akomeje kugenda akora ibiganiro avuga ngo ntago nigeze mvuga yuko
ayo majwi mu by'ukuri nakoresheje ari aya Pastor Mutesi. Nibyo koko bino bintu yarabivuze, ariko nyine wagenda mu busesenguzi ugasanga hari impamvu zirenze imwe ushobora kuza ko washingiraho wemeza neza yuko uwitwa Rukundo Ezekiel yakoze ikiganiro avuga ko Pastor Mutesi adakwiye kuba umupasiteri, ahubwo yakombye kuba yitwa indaya. Kano kanya ngira ngo hari amateka y'ibyo Pastor Mutesi yanyuzemo, mu by'ukuri yakombye kuba ari byo arwana nabyo, kubera ko umwanzi wa Pastor Mutesi kano kanya ntabwo ari umuntu ku giti cye, ahubwo ni amateka y'ibyo yanyuzemo. Kuko urareba ukavuga ati se uyu muntu turamwita umubyeyi, turamwita umupasiteri, turamwita indaya, turamwita nguki? Kubera ko we ku giti cye araza akivugira ngo hari umugabo wavuye mu gihugu cy'Ubwongereza araza ansanga i Nyamirambo, twabanye mu nzu ibyumweru 2. Ibyo ngibyo ntabwo abantu bari babizi, ariko nyine bituza gushwana bitewe nuko hari ukuntu yafataga abana be. Yari yarabyaranye n'umugore batandukanye mu buryo butandukanye nuko yafataga abana ba nyina abyaranye n'uwitwa ngo Ntintaganda. Ibyo ngibyo Pastor Mutesi agira gute? Arabyitangariza. Wajya mu mateka ye ugasanga nyine ni umugore mu by'ukuri utarigeze wenda ahirwa n'urukundo, kubera ko wenda uwo bakundanaga wese ntabwo byagendaga neza. Ibyo rero cyangwa se ayo mateka yahahise he, ukaba ushobora gusanga hari abantu bayashingiraho barangiza bakagira ibintu baza kuba bamushinja. Kandi nkinga yuko ku bantu bari ku izi mbuga nkoranyambaga, Mutesi ashobora kuza ko ari mu bantu bashobora kuza kuba babayeho batishimye, kubera yuko hari urugamba we ari kurwana atakagombye kuba arwana, kandi abandi wenda babayeho bishimye kubera ko wenda bo bamenye uko bagomba kuza kuba bakwitwara ku izi mbuga nkoranyambaga. Mutesi ni umuntu ushaka yuko abantu bamubona nk'uko we yiyumva, kandi ntabwo ibyo ngibyo bigomba kuza kuba byakunda. Niba yiyumva ko ari umukozi w'Imana w'umupasiteri, hano hanze abantu bakamufata nk'indaya, biri buze kumuvuna cyane kugira ngo abantu koko bemere ko ari umupasiteri. Kubera ko rero ibyo bintu abantu badashaka kubyumva, niho mu by'ukuri agenda ahangayikira, ndetse akumva yuko abantu bose bagira gute, abantu bose bamwanga. Ibyo ngibyo bitandukanye nanjye ubwanjye. Njyewe ntabwo ndwana urugamba kugira ngo abantu babone ko wenda ndi umugabo. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngiye mpanganye nabyo, ahubwo njyewe icyo mba ndi gushaka ni ukugira ngo noneho njyewe abantu bamfata uko bashaka. Niba umuntu amfata nk'imbwa, ntabwo ndi buze kuza guserera nawe mubwira ngo njyewe ugomba kuza kumbona ko ndi umugabo. Njye ndahita mwemerera amfate nk'imbwa, nta kintu bitwaye. Ibyo ngibyo biri buze kuza kuba byanamuca n'intege, yibaza se ubundi impaya ndi buze kuza kuba namukoma hehe kugira ngo basinze kuza kubona ko wenda nawe yababaye. Ariko njyewe ibintu naciyemo ntabwo binyemerera kuza kuba nagira agahinda kubera ko umuntu yamvuze, sibyo? Wenda hari n'umubare w'inkoni waza ukankubita, nabyo ubwabyo ntibize kuza kuba byambabaza, kubera ko ubwo ntabwo biri buze kuza kuba bigeze ku rwego rw'uburibwe njyewe naza kuza kuba naraciyemo kugira ngo muze kuza kuba mubona mpagaze gutya. Bivuze ngo rero urwo rugamba Pastor Mutesi arwana kugira ngo sosiyete imubone uko ashaka, ibyo ngibyo nibyo bimuvuna. Ariko twebwe twamaze kwidekarara ati ahubwo mwige muze kuba mwadufata uko mugira gute, uko mushaka. Niba undeba ukabona ndi umuntu w'umugabo, aho ngaho kabisa ni sawa cyane. Niba undeba ukabona ndi imbwa, aho ngaho ni sawa cyane. Nta mwanya mfite wo kuza guserera n'abantu ngo abatemera ko ndi umuntu w'umugabo, ahubwo bemera ko ndi imbwa, nze kuza kuba nahangana nabo. Niyo mpamvu ngiye mbayeho nishimye ndetse nkanaryama nkasinzira, kubera ko ibyo ngibyo byose ntabwo bigomba kuza kuba byaza ngo bigire gute, bincira ishati. Ariko Mutesi we ntabwo yasinzira mu gihe mutaremera ko ari umukozi w'Imana koko, ndetse w'umubyeyi. Niba mumufata nk'indaya ndetse ntimumufate nk'umupasiteri, aho ngaho mugomba kuza kuba mwagirana ikibazo kigomba kuza kuba gikomeye cyane. Komeza wumve Rukundo Ezekiel amagambo agenda atangaza. Ni bimwe bita ubusambanyi bwo kuri ntuza bwo kuri social media, babwita bari ubusambanyi ngo babwita ubusambanyi bwa online. Nibyo yes nibyo. Ubwo no umuntu basambanaga online, sibyo? Ariko reka tukihore kubera ko wari warwanye intambara yo kugira ngo ayo majwi atajya hanze, twe kongera nanone kandi kukagarura. Mbaye example. Bareze ka example. Ya duhe ka example gatoye. Kamba abantu bashobora kuvuga bati byo amakuru uvuga ashobora kuba harimo ibinyoma. Reka mbaye ka example kamwe mu majwi y'umuntu mfite hano. Arumva? Kanze ndebe ko nkabona.
sheri ndarangije mukunzi mwiza. oya wikwirirwa uza hano utanabibona ukagira ni video ndebera ko amajwi ari kuza. ubwo ndangije ariko yarimo araza ariko arimo kuza buhoro buhoro. we ubwo hano hantu ngira ngo aya majwi murayumvishe Rukundo Ezekiel yakinnye akantu gato cyane, ariko n'ubundi ni akantu gashobora kuza ko kari gusoza audio ndende yagiye hanze ifite hafi iminota igera muri 4, ndetse muri iyo video niho humvikana umuntu w'umugore ari gufata video akayoherereza mu by'ukuri umugabo amubwira yuko atamwanga ahubwo amukunda mu buryo bukomeye cyane. Hariya hantu hari ahantu abantu bagera bakavuga ngo uriya mugore ashobora kuza kuba akora iyo bwabaga kugira ngo ashimishe umuntu bakundana. Biriya bintu nkeka yuko atari buri mugore wese wabikorera umuntu bakundana, ariko niba umugore agira ku rwego rwo gukora ibintu nka biriya abikorera umuntu bakundana, urumva ko uriya mugore nta kuntu aba atagize kugira ngo umuntu bakundana ataza kuza kuba yakwicwa n'irungu, cyangwa se aze kuza wenda kuba yabura happiness kubera ko wenda wa mugore yaje kuza wenda kuba yakwifata cyangwa se wenda guhagarara ku cyubahiro cye. Bivuze ngo biriya bintu biba byabaye hariya hantu ari nk'imyitwarire y'umugore wenda uri gushimisha umugabo we, hariya hantu uriya mugore ashobora kuza kuba yemewe, ahubwo ugomba kuza kuba afite ikibazo ni wa wundi ushobora kuza kuba yafata bya bintu yahawe n'umuntu bakundanaga kugira ngo amunezeze, yarangiza akaza kuba yabishyira hanze. Kano kantu wenda tuze kuza kuba twakumvikanaho, ariko nitutanakumvikanaho nta kintu bitwaye, ibyo ngibyo birakureba wowe ubwawe. Ntabwo ndi buze kuba nafata n'umwanya ngo nkumvishe ibintu utagira gute udashaka kumva. Aya majwi Rukundo Ezekiel akinnye ni amajwi ari muri ya video cyangwa se muri ya audio twumvise y'iminota igira gute igera mu minota 4. Banza wumve n'akandi. nyirabyo nawe arabizi, reka mbahe naka. reka ndagukunda cyane. Egerezaho cyane. reba reba cyane mukunzi. We nawe umuntu dukorana umishe video wanze kunyereka ku video ngo nanjye ndebeho. Ntabwo nayikwereka uri umushumba. We Twikomereze. none ibi bintu nibya Twikomereze. nibya Pastor Mutesi Ntabwo ari we, nundi muntu ariko n'undi nkawe. nundi nkawe. Okay. Kandi nawe ndimo ndagenda nyashakisha buke buke. So ngira ngo ahangaha Rukundo Ezekiel ahakanye yuko aya majwi atari ya Pastor Mutesi, ariko hano hantu acuranze amajwi avuga ngo erega ndagukunda mukunzi. Aya majwi ya originali ari kwa Ezekiel, murumva adatandukanye n'amajwi noneho yaje kuza kuba yajya hanze harimo umuntu ujya kuvuga nka Pastor Mutesi. Banza wumva ahangaha originali y'aya majwi y'umugore ari kubwira umugabo ngo erega ndagukunda mukunzi, ubyumve neza unahuze n'aya majwi twebwe twaje kuza kuba twakina, bigaragare neza ko hari umuntu ushobora kuza kuba yarafashe aya majwi ya Oji yarangiza wenda agashyiramo AI agasa nkaho abisanisha na Pastor Mutesi, ari nawe ushobora kuza kumva bitangira nkabyo, ariko byagiramo hagati ukumva bigize gute, ukumva birahindutse. Banza wumve. Reka mbahe naka. reka ndagukunda cyane. Egerezaho cyane. Uyu muntu uramwumvise, urumva ko aya majwi yagiye gusakara yahinduwe. Kambanze nkumvishe wenda original yayo na we pirate yayo, kubera ko Ezekiel we ashobora kuza kuba yarakoresheje wenda original, ariko hanze hakaza kuba harasakaye pirate y'aya majwi, kuko urumva ko uyu mugore nyine ukuntu ari kuvuga bitandukanye n'amajwi we twaje kuza kuba twakumva. Reka mbanze nyashake ahantu ari, noneho uze kuza kuba kumva ko aya majwi byanze yikunze harimo kuba abantu baraje kuza kuba bayahindura. Banza wumve ukuntu gahunda ziba zestaye, nawe uze kuza kumbwira ngo ese bino bintu mu by'ukuri by'ama AI bizagarukira hehe, abantu basigaye wenda bifata barangiza bakaza kuba bahimbahimba ibinyoma kugira ngo wenda baze kuza kuba basiga umuntu icyasha. Nta majwi bafite amajwi menshi, reka nze nyashake hanyuma numve ukuntu bimeze. reka ndagukunda. Aya majwi wumva atahindutse. Banza wumva ahangaha. reka ndagukunda. Uyu nguyu ni Mutesi, ari kuvuga nka Mutesi. Ndagukunda cyane. Wabyumvise?
turareba sheri erega ndagukunda cyane. ahangaha aya niyo majwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, ariko aya majwi atandukanye n'ayo Rukundo Ezekiel yakiriye mu kiganiro cye. Reka dusubireyo twumve kwa Ezekiel ukuntu amajwi yaho ameze. Nyuma ngo bigaragara ko aya majwi bayahinduye. Banza wumve. ni video ndebera ko amajwi ari kuza. Ubwo ndangije ariko yarimo araza, ariko arimo kuza abizi. Reka mbahe naka. sheri erega ndagukunda cyane. Tegerezaho cyane. Ahangaha ngira ngo urumva ko audio ni zimwe, ariko Rukundo Ezekiel we yakinnye agace kabanza, umugore abwira umugabo ko amukunda, ko ariyo bwabaga kugira ngo amunezeze, ndetse anakina n'akantu kari gusoza. Ariko aya majwi uko yari ameze siko yaje kuza kuba yakwirakwira. Bivuze ngo hari abantu bayafashe barangije bahita bajya kuyahuza n'ijwi rya Pasiteri Mutesi. Ariko Rukundo Ezekiel we ku giti cye aravuga ngo aya majwi ntabwo ari ayande, ntabwo ari aya Pasiteri Mutesi. None tukavuga ngo abantu bavuze ko Rukundo Ezekiel yacuranze amajwi y'ubusambanyi ya Pasiteri Mutesi, ibyo bintu mwabikuye hehe? Ariko mu kiganiro mu by'ukuri Ezekiel hari aho yageze we ku giti cye aravuga ngo ngewe n'amaso yanjye ubwanjye niboneye ubwambure bwa Pasiteri Mutesi ari kwikinisha abwira umugabo ngo wambonye. Kandi muri iyo audio yaje kuza kuba yajya hanze, n'ubundi uwo mugore ababwira umugabo cyangwa se umukunzi we yuko atamwanga, ndetse ngo akanamwereka umupuri akamubwira ko ngo wanatose. Uwo mugore ngo yari afite ibyiyumviro by'uko ngo uwo mugabo akunda, mu by'ukuri we ari kugira gute, ari kugenda bikurikirana. Abantu bakimara kumva rero aya majwi, nta kindi kintu abantu batekereza, bashaka kumenya ngo ese aya majwi yavuye hehe. Ngira ngo ni nayo ntambara yabaye hagati ya Godfather ndetse yifatanyije na Jihad, bari kwataka mu buryo bukomeye cyane witwa Rukundo Ezekiel. Baramubazaga ngo ese aya majwi yavuye hehe. Twebwe twabaga twamaze kugira tayari ku isoko y'ahantu ibintu byose biri guturuka, twabaga twamaze kuhagera. Ikiri kubura kugira ngo bya bintu turi gushakayo tuze kuza kuba twabibona, hanyuma tuze kuza kuba twakwibonera ukuri. Na n'uyu munsi ntabwo uri buze kuba wamenya ngo ese bino bintu Rukundo Ezekiel yaje kuza kuba yakina ni he yaje kuza kuba yabikura. Muraza kuza kunyemerera dusubire mu byo bita ngo ni ama voice note. Ahangaha nyimba nshaka yuko abantu tugendanamo gake gake kugira ngo tutaza kuza kuba twavanga ibintu. Ubwo utazi ubwenge we tayari waba agomba gusigara, cyangwa se yakumva ibintu nyine byamurenza atari kubasha kumva ururimi tuvuga, akahita ajya muri commentaire akavuga ati wambwa we, ariko twamaze kwemera yuko turi imbwa, n'ubundi nta rugamba ngiye mfite rwo guhangana nawe kugira ngo nze kuza kuba nakwemeza ko ndi umuntu w'umugabo. Sibyo? Ibyo ngibyo rero ntabwo twaza kuza kuba twabipfa, nyine uko wumva ugomba kuza ko wambona, uko ariko nta kintu gishobora kuza kuba bitwaye. Hanyuma urabanza kwanza wumve aya majwi twumva ngo ese mu by'ukuri Rukundo Ezekiel bino bintu yabikuraga hehe. Ahangaha niho tugera, twarangiza tubibizungerezi ntitubashe gusobanukirwa neza ibigomba kuza kuba biri kujya mbere. Ariko ntitwirengagize yuko hari ibiganiro byakozwe abantu bagifite ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo byabo by'uko ibintu babibona. Ariko nyuma ibintu biza gukomera ku buryo umuntu ari buze kuba yagira ubwoba, agatangira no kugenda mu by'ukuri yemera ibyo atakoze, kugira ngo aze kubasha kubona ko agomba kuza kuba yagira gute, agomba kuza kuba yarokoka. Niyo mpamvu ngewe rero nshobora kuza kuba naza kwemeza ibya mbere kuruta uko ndibuze kuba nakwemeza ibya kabiri, kuko ibya kabiri either hashobora kuza kuba harimo ubwoba, cyangwa se wenda harimo n'ibiguzi byatanzwe kugira ngo umuntu atangire kuza kuvuguruza ibyo yari yaravuze, wenda ashinja umuntu ibyaha runaka, ariko wenda bamutera ubwoba, cyangwa se banamuha wenda n'amafaranga, cyane ko bano bagabo ni abagabo bagaragara yuko mu by'ukuri bakeneye icyo bita amafaranga. Yaba dogiteri ni ukuvuga ngo ni umuntu ugaragaza ko afite urukundo rw'amafaranga. Nawe baza umuntu ujya kugigira na Pastor Mutesi ngo 160, umudogiteri. Uwitwa Rukundo Ezekiel mu kiganiro cyasohotse, nuko wenda mutagiye no kubireba mugende mu murebe, ari gusoza avuga yuko ngo uramutse unamwatse 10,000 byo kugira ngo atege basi ava ahantu ari adashobora kuba yabibona, ndetse ngo aranashima n'Imana cyane kuba ngo landlord we ataze kumwishyuza inzu kubera ko ukwezi kwari kwagize gute, ukwezi kwari kwashize. Uwitwa Paul ahamya neza ko nta telefone afite,
ndetse n'ibintu byose ari gukora. Uwitwa Dr Patrick yamwemereye yuko agiye kumushakira telefone, ariko Dr Patrick ntago waza kuba wakwemera ibintu avuga, kubera ko uyu mugabo nawe ntago ari serious, ni wa muntu mu by'ukuri utajya uhagarara ku ijambo, ahubwo agomba kuza kuba ari kuvuga ahindukira cyangwa se agenda ry'indimi, ku buryo kuza kwizera ibyo ari gutangaza bitagomba kuza kuba byakoroha. Banza aha ngaha wumve iyi audio y'ibintu biri hano hanze, tugenda tureba ngo ese bino bintu uwitwa Rukundo Ezekiel yaje kuza kuba yabikura he, umva ukuntu bimeze. mpamagawe n'umuribu ufite dosiye yanjye, kubera ko maze iminsi nkora ibiganiro, abona ko afite gahunda yo kuba nakwitaba ribu mu gihe yaba impamagaye. Rero turavuganye, mwemerera yuko ku wa mbere ngiye gushakisha tike, hanyuma ngatega nkajya mu Rwanda. Rero muvandimwe, n'ubundi sineze kubishyira ku karubanda, ibyo ufite byose ubona byandengera muri izi nkuru tumaze iminsi dukora, ndakwinginze sayidira buri kamwe kose ukanyoherereze, kuko byanga bikunda nshobora kugenda ejo nimugoroba, mu gitondo nkaba ndi mu Rwanda, nkareba ko nahandoringa ibyo by'ayo mavideo, kuko njye ntabwo nifuza kuzajya njya mu Rwanda ngo ngende nikandagira ngize gute. Niyo mpamvu niba ari n'ibyaha ngomba guhanirwa, ngomba kubihanirwa ndi mu Rwanda, ariyo mpamvu ntasuzugura amategeko. Rero ndakwinginze, icyo ufite cyose ubona cyandengera nicyo ngomba kwitabaza muri RIB gusa, ukimereze, ntabyo nteganya gushyira ku karubanda, hanyuma Imana iguhe umugisha nk'uko yaguciyemo kugira ngo umbere ikiraro cyo kunkiza ntizirya none. Ndakwinginze rwose, RIB irampamagaye kandi simfite gahunda yo kuba nayisuzugura. Songera ngo hano hantu iyi voice note witwa Rukundo Ezekiel yayifashe ari mu gitondo ku cyumweru, ntabwo tuzi umuntu yayiherezaga, kubera ko hari abantu babiri kano kanya, harimo uwitwa Dr Patrick ndetse n'umugore tutamenya amazina, ariko bivugwa yuko ngo ari uri mu gihugu ngo cya Sweden. Uko bisa kose hano hantu Rukundo Ezekiel yari ari kuvuga no mu informa we, cyangwa se umuha amakuru. Tunamushimira cyane kuba atarabashije wenda kuba yashyira hanze amazina yaho yagize gute yakuye ibintu bye. Buriya nicyo kintu mu by'ukuri abantu benshi bagomba kuba baprotectinga. Umuntu azakubwira ati wenda reka nguha amakuru, hanyuma ngo uze kuza ko wazavuye ngo amakuru yanjye ngo nayakuye hehe. N'icyo baguha cyose uba ugomba kuza kugira gute kurinda umwuga wawe. Hanyuma hano kwa kundi nyine abantu babibaza ngo ese Rukundo Ezekiel bino bintu yabikuye hehe, hano haniho nyine kwanza twebwe tugera, twarangiza tukagira amayira abiri, twatse ngo hano hantu tuhagera niduca turarimbuka, cyangwa se niducanga turaza kubona agakiza. Ngo ahangaha nyine wowe ugomba kuza ko wagira, warangiza ukagira gute ukamenya ubwenge bwawe. Nakubwiye ngo agahato gashobora kuza gutuma umuntu wari uzi ubwenge ahinduka ikigoryi. Niyo mpamvu situation kano kanya ihari ntabwo iri bwemerere kuvugisha ukuri. Either harimo iterabwoba ryatumye umuntu w'umugabo ahindura indimi, cyangwa se wenda harimo ibiguzi, cyangwa se harimo amafaranga yatumye ba bagabo bahindura indimi kugira ngo baze kuza wenda kuba bagirira ibyo baza kweza bari batangiye mu by'ukuri uruganda rwo kuza kuba rwabyanduza. Ahangaha aya majwi turaza kuba tuyasohotsemo gato cyane, twerekeze ku Ikaze TV Rwanda ku kiganiro Bwana Niyonzima Jean Claude yaje kuza kuba yakora, mu by'ukuri agaragaza nawe indi side, cyangwa se agaragaza mu by'ukuri inkomoko y'amajwi Rukundo Ezekiel yaje kuza kuba yakina, ndetse ahamya neza ko atari amajwi ahubwo ari video ya Pastor Mutesi. Banza wumve ahangaha mu kiganiro cy'Ikaze TV Rwanda turaza guhera ku munota wa 2 amasegonda ni 22. Turaza kwifashisha ikiganiro cye kugira ngo bize kuza kuba byarushaho kuzagenda kuba byasobanuka, kugira ngo wenda abantu baze kuza kuba urujijo rwagabanuka. Iminota 2 amasegonda 22 nahageze ku kiganiro cyari gikozwe ejo nimugoroba. Ugiye kubanza kwanza wumve imva n'imvano y'amavideo ndetse n'ama audio Rukundo Ezekiel yakinnye mu kiganiro cye kimaze icyumweru kimwe. Ibyo ngibyo nyine maze kukumvisha mu ntuza mu bice byatambutse, ariko Rukundo Ezekiel akavuga ati uwo si Mutesi, kandi koko urabyumva ko ijwi Rukundo Ezekiel yakinnye rimeze nk'iryagiye hanze, ariko iryagiye hanze rireditinze.
hari abandi bantu barikoze bagerageza wenda kurisanisha na Mutesi, hamwe barabishobora ariko ahandi bigira gute, biragenda birabananira. Ngaho banza wumva aha ngaha. rero ibindi wansabye mubanze mukoreshe ibyo ndebe uriya mugore ko yitwara, nuko byibura amanuka avuge ngo mbabarira, areke gukomeza kurwana na ribu, kuko nakomeza kuvuga ngo arakorega ngo arajya muri ribu, arabeshya n'urugo rwe rurasenyuka, ahubwo arisanga ari uri muri ribu. Njye nakubwiye ko nzira biyita abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana. Nk'iriya videwo nyine inariya amajwi yo kwikinisha, wumvise hari ikintu abivugaho? nta kintu yigeze arenzaho rwose. Hari ikintu yarengejeho? n'umugore we nawe ni umushuti we. ntacyo nabo bamubajije yahunze, bagafata yashaka mwemerere ngo ni njyewe cyangwa si njyewe. Yahunze. Naca bugufi rero, ace bugufi aba umukozi w'Imana cyangwa se aba umupagani nkanjye. Simbikubwira buri gihe ko ndi umupagani. Njye ndi umupagani ariko hari ibyo ntakora. Mubanze murebe uko yitwara, niyanga ndakongeramo indi videwo ngo n'andi bari mwabiri. yego sawa, reka njye gusenga, ubwo turongera mvuye gusenga mu kagoroba. So ngira ngo ahangaha ngira ngo ubwo witwa Dr Patrick urabyumvise yuko ari we supplier cyangwa se ari we watanze ibintu byose, kandi twaje gusanga umuntu w'umugore wenda ushaka ko umufasha mu bijyanye wenda no kwivuna umwanzi, uwo mugore nta kintu atagukorera. Icyo ngicyo nanakimenye kabisa. Uvuga ngo situation cyangwa se projet yari ihari hagati ya Pastor Mutesi ndetse na Dr Patrick. Iyo biba ngombwa ko witwa Patrick agira ibyo akenera kuri Mutesi, ntabwo byari kuza kuba byagorana, kubera ko niba Pastor Mutesi koko yaratekereje kwica, ntabwo no gusambana n'uri buze kumufasha kwica ibyo ngibyo yabitekerezaho kabiri, byaza kuza kuba byamworohera. Ariko ntabwo turi buze guhamya neza ko ibyo bintu Pastor Mutesi koko yaza kuza kuba yarabikoze, kubera ko ukuri kano kanya wenda dufite hano hanze ntabwo uri buze kuza kuba byakoroha. Ariko uwitwa Dr Patrick ku giti cye ariyemera yuko videos za Pastor Mutesi ari kwikinisha ndetse n'ama audio ari wabigize gute, wabihaye Rukundo Ezekiel. Bivuga ngo iriya audio nakinnye ya Ezekiel imbere ku cyumweru mu gitondo mbere yuko ajya gusenga, urumva yari yaraye muri space ku wa gatandatu, space barayicumbika, bamutuma uwamuhaye ibintu byose ngo aba ari we azabazanira. Yavugaga yuko ari umuntu uri mu gihugu gifite +41, ariko agiye azana Dr Patrick kuri live ya Godfather, ndetse Godfather nyine akomeza kugenda amuhinjarika, amubaza se uri live cyangwa watandi watari. Kurumva ko Dr Patrick we yari ari kwigiza nkana, kubera ko live yari yayikurikiye. Aravuze ngo Pastor Mutesi bamubajije ku bijyanye mu by'ukuri wenda n'ayo mashuri y'urukoza soni ye, mu by'ukuri ngo arabikwepa, nta kintu yigeze abivugaho. Reka mbanze nabyo mbanze bikumvishe kugira ngo uze kuza kubona ko bano bagabo bakomeje kugenda baducanga, kandi noneho ibimenyetso byabo cyangwa se amajwi yabo ari kujya hanze ni amajwi nkeka yuko bo ubwabo bari kuyifatira babishaka, barangiza nyine bakagira abantu bagomba kuba bayaduha kugira ngo tuze kuza kuba twakora ibiganiro. Ari njye ubwanjye ndi kwakira amajwi, najya kumva nkumva byo nakiriye. Pastor Claude nawe ari gusohora ibitandukanye n'ibyo nagize gute naje kuza kuba nakina, ku buryo abantu bumvisha ikiganiro cyanjye bakanumva n'icya Claude rwose mugomba kuzungera, kubera ko ntago muri buze kuza kuba mwamenya ukuri kwa nyako. Rero niba abantu batangiye kugenda babeshya, nta nubwo Ezekiel buze kuvuga ngo ngiye banshimuse ngo abantu baze kubyemera, ko buriya ni ku ruhande rwanjye. Nge ntago njya nkundo guha amahirwe umuntu wenda wambeshye bwa mbere. Uraje urambeshye, ibyo ngibyo nyine birabaye, nta kibazo, ubwo ni mistake mba nakoze, ariko ntago naguha amahirwe yo kongera kumbeshya kabiri. Niyo wambwiza ukuri, ubwo ngiye icyo gihe ngomba kwemera ukuri kumbwira uko ibyo uri kumbwira nge ndi kubyibonera n'amaso yanjye, ariko ntago naza kuza kwemera ko ugomba kuza kumbwira ngo byagenze gutya
kandi njye ubwanjye ntari kugira gute ntari kubasha kubibona. Tugiye muri live ya Godfather yakira Pastor Mutesi nyine mu ntangiriro, banza wumve ukuntu Pastor Mutesi yaje kuza kuba yasubiza Godfather amubajije ku bijyanye n'amajwi y'ubusambanyi yaje kuza kuba yajya hanze. Ariko twaje kubona ko aya majwi ni amajwi amwe ariko afite version ebyiri. Ariko nivuga ngo umugore Ezekiel yakinnye atandukanye n'umugore uri mu majwi yaje kuza kuba yasakara. Bivuze ngo haje kugira gute, haje kuza kubaho icyo bita kuyahindura, bagira abo bagomba kuza kuba bayasanisha nabo. Ariko sinzi niba ubwenge ari Rukundo Ezekiel wabukoze. Biragaragara ko wenda audio Rukundo Ezekiel yayibonye akayikina kuri yayikinnye, ariko uwo yayihaye yarangiza bagashyiramo ikoranabuhanga akagira gute akayihuza n'abo ashaka kuza kuba yayihuza nawe. Bivuze ngo kano kanya umwanzi Pastor Mutesi afite ntabwo ari Rukundo Ezekiel, ahubwo aze kuza kugira gute gushakisha undi muntu ugomba kuza kuba uri kumugendaho, kubera ko ibyo Rukundo Ezekiel yakinnye mu kiganiro cye bitandukanye n'ibyagiye hanze. Umva uwitwa Pastor Mutesi kwa Godfather mu by'ukuri bamuvugisha uko byaje kuza kuba byagenda. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo kubaza kuri iri jwi ibyo bintu natabihagarika arabizira. ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe, kuko ni wowe wohereje iriya jwi n'ibyawe. Igishoboka cyose ndagikora, ariko Ezekiel yaravuze asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhindura ijya guhindura ibintu nk'ibyo ikabyohereza mu Rwanda, isi yose igahinda umushyitsi, abantu bakababara, usibye no gutanga amafaranga. N'inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi n'iz'iki muri Uganda nazijyamo, ariko Ezekiel nareke gushyira virusi mu banyarwanda, kujya ahinga ibintu akohereza mu Rwanda, ngo ohereze amacano ngo narangiza ngo bakore ibiganiro. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Pastor Mutesi hano ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe, kuko ni wowe wohereje iriya jwi n'ibyawe. Igishoboka cyose ndagikora, ariko Ezekiel yaravuze asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimba ikinyoma nk'icyo. Godfather aka kanya ishyire mu mwanya wanjye, urebe umuntu aguhimbiye ikinyoma nk'icyo akagukwirakwiza akagukoraho ibiganiro, waba umeze gute? Mukozi w'Imana ntabwo uri kunsubiza. Gabanya uburakari, ndabizi ufite agahinda wenda, ariko gabanya uburakari kugira ngo ibintu bigende neza. No, uretse gato banza unyumve inshuti yanjye, banza unyumve mute. Hari ijwi, hari amajwi abiri, hari ibyo ntari kukubazaho. Hari amajwi ariya y'ubusambanyi, ntabwo ndi kukubaza, iyo naza kuyageraho. Hari iri jwi Pasteur Songera ngo ahangaha uwitwa Pastor Mutesi avuze yuko ayo majwi y'ubusambanyi atari amajwi ye, ariko icyo ari guhora Rukundo Ezekiel ngo nuko yafashe ibintu akabihindura. Ariko amajwi Rukundo Ezekiel yakinnye mu kiganiro cye ntabwo ariyo majwi abandi bari gukina. Hari uwafashe amajwi nyine arayahindura tu, arabisakaza, ariko byamaze kuba yabitranslatinga biri kujya gusa n'amajwi ya Pastor Mutesi. Aho kanungira ngo ugize gute urakumvise. Icyo nashaka kugira nkumvishe nuko uwitwa Dr Patrick iyi space yari yayikurikiranye, yagiye no kuza kuri space azi neza ko abantu bari live, ariko nyine yitaba wenda nk'umuntu wenda uzi strategy wenda zo kwica iperereza, we yigira nkaho mu by'ukuri ibyo bintu atabizi, kugira ngo wenda n'amajwi yaze kuza wenda kuba yasohoka abamutumiye mu kiganiro bize kuza kuba bigize icyaha. Kubera ko Rukundo Ezekiel nkeka yuko ajya kuzana Dr Patrick yari yamubwiye buri kimwe cyose. Ubwo ngaho ni ku cyumweru nimugoroba, mu gihe mu gitondo Rukundo Ezekiel yari gutakambira informa we atumereza ibintu byose nze kuza kuba nakwitaba RIB. Ariko uwitwa Dr Patrick avuga ati ibyo ngibyo rwose izo video naguhaye bari kwikinisha n'ama audio ube uze kuba ari byo uri gukoresha, nzagenda mu by'ukuri ngira gute ngohereza n'ibindi. Nibyo koko uko niko witwa Patrick yagerageza kugenda akorana n'abantu, ariko ngiye byaranze ntago byakunze. Ko nyina yamubwiye ati mpereza ibintu byose ufite, hanyuma njye menye uko ngomba kuza kuba nategura inkuru yanjye. Apana kugira ngo umeze nkaho washimusa ubwonko bwanjye uri kubukoresha kuri telekomande gukora ko ngufite ngo ibintu ngo bya Mutesi ibiki n'ibiki, nabwo ati wigumana n'ubundi aho uri buze kubihereza nzajya nza mbisesengure, kandi n'ubundi ntabwo ngiye nshobora kuzigera mbura inkuru ngo nuko ngo wampaye inkuru cyangwa se ni wayimpaye, uzajya urayifata uyihereza abo ngabo bagire views ebyiri, ngiye hanyuma nze nitereke nyisesengure nze kuza kuba nashumika imihanda. Kubera ko buriya rega Imana iraguha ntago mugura,
Imana iraguha ntago mugura, ngo Yosefu bene se baramwanga bamugurisha muri Egiputa ngo bamwice, ariko byaje kuza kurangira bose bakomeje kugenda bagira gute, bapfukama imbere ye. Nawe ubwawe kano kanya uri umunyarwanda, uri umuvandimwe wanjye, uranyanga kugeza kuri rwa rwego byarenze ko wifuza ko mfunga, ukifuza ko nanapfa, ariko ntabwo ariko bizagenda. Finally bitewe n'umugambi w'Imana mfiteho, bizarangira n'ubundi upfukanye imbere yanjye, ibirenge byanjye, uze ugira gute, ati narakwangaga none nsigaye ngukunda mu buryo bukomeye cyane, kubera yuko icyo Imana yavuze ku mwana wayo mbere yuko abaho, icyo ngicyo ryo kigomba kuza kuba cyabaho. Nta kintu wabikora ngo ubihindure, cyangwa se nta n'ikintu ushobora kuza wenda nyine just ibintu nk'ibyo ngibyo. Uko niko ngiye ngomba kuza kuba ndi kwizera. Hanyuma kugeza aya magingo turaza kuhita twumva yuko uwitwa Dr Patrick ariwe muntu watanze mu by'ukuri ibimenyetso byose Rukundo Ezekiel yakinnye mu kiganiro cye. Hanyuma tukagira andi majwi ya Dr Patrick aganira na Rukundo Ezekiel, na Patrick ku giti cye yibariza Ezekiel ngo ese aya majwi wayakuye hehe? Ninde muntu waguhaye bino bintu ko uyu muntu ashobora kuza kuba arenze? Mu gihe we ari kwikina akavuga ngo ninjye waguhaye ibintu byose, ariko nkwibutsa yuko ibyo bintu babivugaga bitarakomera, bari bataramenya ko bizagera ku urwo rwego. Wenda na Pastor Mutesi yazi ko wenda bitazamugeza aho hantu. Banza wumve no Dr Patrick abaza Rukundo Ezekiel, ese mu by'ukuri ayo majwi ninde waje kuza kuba yaguhereza? None uze kujya muri komanteri uvuge ngo ese ninde ushobora kuza kuba ari kubeshya. Njye nemeza neza yuko ibyo bano bagabo batangaje mbere yuko wenda hazamo agahato wenda gashobora kuba wenda ibiceri bakwishyura ukaza kwivuguruza, ushobora kuzenda kugukanga, ubwoba bwamara kugutaha ukaza kuba wakwivuguruza. Bivuze ngo dushobora kuza kuba twashingira ku byavuzwe mbere kuruta uko twaza kuza kuba twashingira ku byaje kuza kuba byatangaza nyuma. Banza wumva ahangaha. Sinari nzi ngo urinde uri mwene ndesi mbese muri make usibye ko warambwiye ngo ndi Papa Sharirene. Yego. Kanambwiye ati n'amazina yanjye nyakure si ngombwa ko nyakubwira igihe nikigera nzagera gute nzayakubwira. None se nk'uwo muntu wananirwa kumutega amatwi? Kandi ibyo ari kukubwira ari iby'ingenzi kuri wowe. Njyewe ibintu nemera no guhagararira, urabizi ko nanakubwira ikintu cya mbere njyewe igitumye nguhamagara, nshaka ko mama bene ye gukomeza guhisha umubare w'abagabo yashatse. Uwo sina nawe utinda, ahubwo ye guhisha abana bacu. Ejo umugabo ushaka atazaba gutora abana cyangwa buri mugabo azavuga ati uyu mwana n'uwanjye, bigateza ikibazo. Ubizi papasi naho ngaho twanahereye nuko naho abantu baba bashaka ibindi. Nese uwo mugore waguhaye izo video, ukikubwira ngo afite video ya Pastor Mutesi, n'ubundi niwe wari waguhaye ziriya? Yego rega azimpa yarambwiye ngo umva iby'abakozi b'Imana bagenzi bawe. Uwo mugore uziguhaye muricara mukabavuga, yego, bakigurutsa bakigira gute, ariko umva iby'abakozi b'Imana bagenzi bawe. Ubu ntiwumva ahangaha urumva ko uwitwa Patrick nawe yazungereye, ntabwo azaro video zaturutse, ariko ahangaha ni nyuma y'uko agahato kagize gute gashobora kuza kuba katangiye. Bigaragara neza ko uwitwa Patrick ashobora kuza kuba yaratamiye, ndetse agakora buri kimwe cyose kugira ngo wenda aze kuza yenda kuba yasukura izina rya Pastor Mutesi. Uko niko turi buze kuza kuba twagira gute, turi buze kuza kuba twatekereza. Ariko tunashima Pastor Mutesi cyane kuba we yaratekereje wenda ibyo kintu wenda cyo kuba yashimutisha umuntu, kuba nkeka yuko uramutse ugiye mu nzego ntabwo bigomba gusaba amafaranga. Ubwo niyo wenda hajemo amafaranga, wa muntu wenda ufite ububasha ahabwa n'amategeko ntabwo aba agiye gukora ibintu nk'uko amategeko agira gute abiteganya. Nkeka yuko wenda icyo kintu ushobora kuzenda kuba uri kucyumva, ko niba ufite umuntu waguhemukiye ugomba kugenda ukarega, kandi ikirego cyawe kikakirwa nta kiguzi na kimwe mu by'ukuri wenda uciwe. Niyo ugiye mu bijyanye no gutanga amafaranga, icyo gihe ushobora kuza wenda kuba uri kwishyira mu ntambwe igihumbi zo kuza kuba wagize gute waragerageje gutanga ruswa, none bikaza kuza kurangira uje no ku mbuga nkoranyambaga wowe ku giti cyawe ukabyemerera ngo icyo byasaba cyose nagitanga, uretse gutanga n'amafaranga gusa, nzatanga buri kimwe cyose kugira ngo Rukundo Ezekiel aze kuza kuba yahagarika bino bintu. Uwitwa Dr Patrick muntu uza mu mvugo ze ku Ikaze TV Rwanda avuze yuko ngo uwitwa Pastor Mutesi naramuka adahagaritse wenda ibyo bintu wenda yishoyemo, n'urugo rwe bari buze ko barusenya.
bashaka yuko urugo rwe rusenyuka bitewe wenda n'ibintu wenda bari bagize gute bari bamubitseho. Ariko nanone hakazamo ikintu kivuga ngo ku bintu bimeze nk'aho wenda ari ubwicanyi. Tubanze dusubire ku Ikaze TV Rwanda tubyibutse neza kugira ngo amajwi nanjye mfite ahanganze kuza kuba wenda nayagukinira bita biza guhurira amajerwa neza fresh, nta kintu wenda cyaje kuza kuba cyagusiga. Kuko naje gusanga iyo abantu batabakubise wenda ubwino neza, ushobora gusanga wenda abantu baza muri commentaire bakagenda benda banagaruka no kubyo wanasobanuye kubera ko baba batagize gute batakibyibuka neza kubera ko abantu bararushye bakuntu bimeze. rero ibindi wansabye mubanze mukoreshe ibyo ndebe uriya mugore ko yitwara, nuko byibura amanuka avuge ngo mbabarira, areke gukomeza kurwana na ribu, kuko nakomeza kuvuga ngo arakorega ngo arajya muri ribu arabeshya n'urugo rwe rurasenyuka, ahubwo arisanga ari uri muri ribu. Njye nakubwiye ko nzira biyita abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana. Nk'iriya videwo nyine inariya amajwi yo kwikinisha, wumvise hari ikintu abivugaho? nta kintu yigeze arenzaho rwose. Hari ikintu yarengejeho? n'umugore we nawe ni umushuti we. ntacyo nabo bamubajije yahunze, Godfather yashaka mwemerere ngo ni njyewe cyangwa si njyewe. Yahunze. Naca bugufi rero, aca bugufi aba umukozi w'Imana cyangwa se aba umupagane nkanjye. Simbikubwira buri gihe ko ndi umupagane. Njye ndi umupagane ariko hari ibyo ntakora. Mubanze murebe uko yitwara, niyanga ndakongeramo indi videwo ngo ntabwo bari mwabiri. yego sawa, reka njye gusenga, ubwo turongera mvuye gusenga mu kagoroba. ntabwo yaturwaza umutima, ntabwo byashoboka. iyo Mutesi yigira kuri social media ntibabibona se? Barabibona. Wagira ngo ntibabibona? Ariko ngo muramutsikamira bamusibatise ngo cyambe ngo ikintu cyambere we apfa nawe. Pasiteri Claude ikintu cyambere mupfa nuko wamusabye akakwima. Sindi musa banza wumve se. Mwese ubukunyiba yarakwimye. Abamusabye bose kuri social media. Oya, abamusabye bose, reka tuvuge tuti abamusabye bose yabazanye kuri social media. Ahubwo se ko ari we abo nasabye bose nabazanye kuri social media. Tushake nimero y'umugore wa Ezekiel Rukundo, yavuze yuko tugomba gushaka uburyo twakugarura mu Rwanda hanyuma ameze nk'udusezera. Ese urabivuga iki cyangwa se urabimbwira mu gikari? Ngira ngo twavuganye n'ubwo tutavuganye nanjye munini, ariko ko nakubwije uko bimeze. Niko bikimeze. Hari uburyo murimo muragerageza kuba yabashakishwa se, cyangwa hari abantu mwabwiye ku buryo barimo barabafasha mu buryo bwo kumushakisha? Pastor Paul arimo kudufasha kujya mu nzego z'ubuyobozi. Pastor Paul, yego. Hanyuma rero nose Pastor, ibura rya Ezekiel rirahure hehe n'ibyo n'amajwi ko tumaze iminsi twumva? Pastor Paul ari kubafasha kugira gute gushakisha Ezekiel. Uramutse wumvise ibyo Pastor Paul nawe atangaza kuri Ezekiel wakumirwa. Pastor Paul ku giti cye bakibara kumwemerera telefone yatangiye kuvuga ati Ezekiel ntago narinze ko ari umunyabinyoma kugeza kuri wa rwego, kugira naho ngiyewe atangira kugenda nkoresha ibintu nanjye ubwanjye ntazi. None umugore wa Ezekiel cyangwa ari amajwi ahubwo nayo umugore wa Ezekiel hari amajwi nayo uyu mugore. Komeza wumvanga yaba ari cyo kintu, yaba ari yo ntandaro yabyo. Imana yazana kimanira ko ibyo mfite bye ahubwo niwe wafunga. None se kugambirira kwica umuntu ukanabyishyurira si icyaha? Ni icyaha cyane kugambirira kwica umuntu aba rero ngaho mureke. sawa. Kano kantu niko nashakaga yuko mugomba kuza kwa mwakumva. Kugambirira kwica umuntu warangiza ukanabyishyurira. Uwo nguwo ni Dr Paul. Kandi ubu ngubu hari umuriro kumva ibintu by'uyu mugabo. Uyu mugabo ni umukomediye.
yafashe imbuga nkoranyambaga arangije abantu bose aragenda bagira ibizungerezi. Reka mbanze rero nkumvishe odi ahangaha we ku giti cye yihereye Pastor Mutesi amusaba yuko ngo igomba kuza kuba yakwirakwira hirya no hino no ku isi kugira ngo abantu bavuga ko ngo yashatse kwica Ezekiyeli bagomba kuza ko babivamo. Niyo ngo mu ntangiriro agahato kataratangira Dr Paul yemezaga neza ko Mutesi yamwishyuye kugira ngo bice Rukundo Ezekiyeli, ariko hari andi majwi ya Mutesi witwa Dr Patrick atigeze mu by'ukuri akinira abanyarwanda, ahubwo Mutesi ayaha Godfather yivana mu gakino cyangwa se abataba abantu batazamutwara ugasanga wenda bamukubise mu cyiciro apfuye, hanyuma umugore we arapfakaye n'abana be babaye imfubyi kubera njyewe, ibyo bintu rwose ngize gute mbivuyemo. Ngaho banza wumve Dr Patrick we ku giti cye ubyo yaganiriza Mutesi. Araza kuri Mutesi ati ntago wigeze wica, ajya kwa Rukundo Ezekiyeli ati uriya mugore n'umwicanyi, gusa turi buze kuza kuba twafata ibihe tureka ibihe. Niba ukunda Mutesi ishyiremo yuko atigeze ashaka kwica, niba umwanga genda ukomfirime ko yashatse kwica Ezekiyeli. Niyo ngo icyo wumva watekereza kigatuma usinzira icyo ngicyo ari cyuze kuza ko wakora, kuko nanjye ubwanjye ntabwo mfite icyo kuza kuba nakubwira ngo gahunda nuko nguko zimeze, ibintu byaducangacanze. Banza wumva ahangaha. Pastor ndi mu kazi ariko mva nkubwire iri jwi ritanga ahantu aho ariho hose, kandi mfite n'irindi nuko buriya wambabaje gusa jyewe, ariko mfite n'irindi kandi ryagufasha rwose. Ntaho wigeze ugambanira umuntu, ntaho wavuze kwica umuntu cyangwa kuvusha amaraso, oya ntaho. Wansabye gushaka uburyo Ezekiyeli yafatwa agasibishwa ibiganiro agacecekeshwa ku izina Pasiteri Mutesi Maitre Dansiyene. Iri jwi ndariguhaye rizakora aho rizashoboka hose. Nibiba ngombwa njye nafite gahunda yo kuza mu Rwanda mu kwa 11, bibaye ngombwa igihe icyo ari cyo cyose na RIB cyangwa n'urundi rwego aho rwampamagarira nashaka uburyo niyeranja nkaza. Humura rero, nta muntu wagambaniye, ntaho wavuze kwica, oya. Ntumwirirwe wisobanura byinshi kuko ninjye twavuganye kandi ibyo twavuganye byose ndabifite. So wabyumvise ahangaha Pastor Paul, Pastor Paul Dr Patrick ukuntu ari kubitangariza Mutesi, ahubwiye yuko atigeze amubwira kwica umuntu. Ahubwo uyu mugabo nuko wenda numvishe ntazi, uri kubyumva, uyu mugabo ashobora kuza kuba ashaka guteranya abantu cyangwa se kugonganisha abantu, aho kugira ngo Pastor Mutesi atumwanya agenda kuri Ezekiyeli cyangwa se agenda kuri Gitera, yakagombye kuba gutakaza afokasinga ku kibimutera, kubera ko uyu mugabo ntabwo ari umwana mwiza. By the way, ntabwo ari umwana mwiza, twagiye tuganira ibintu byinshi cyane. Uyu nguyu yigeze ambwira ko ngo afite umugore wa gatatu i Bugande, murumuna w'uwo mugore akaza kuba ngo Eminyawe yaramuteye inda atujuje imyaka, afite imyaka 16. Uwo mugore yaramunyeretse n'amafoto y'uwo mwana arayanyereka, ambwira ko ngomba kumubwira Eminyawe ngo agatangira kugenda atanga indezo. Ariko ayo makuru nyine ngiye nagize gute nayashyize moto wa, kubera ko njye nibajije nyir'ubwite Eminyawe mubaza ku by'ayo makuru, mubwira ati se watanze indezo wacyanawe ko inkuru zigiye gukorwa zishobora kugufungisha. Eminyawe aravuga ati reka nta nubwo ndabona umukobwa ufite iyo myaka wicaye nabi, mwanya wo kugira ngo wenda ngo ndamujyaho ngo njye kumubomora. Eminyawe arampakanira. Uyu mugabo yigeze ambwira yuko ngo nyakwigendera Theogene ngo afite ngo abana babiri ngo yabyaye ngo ahantu ngo ahantu. Dr Patrick wowe fungura cano wirira ibiceri, kubera ko ndumva ku bintu bijyanye rwose n'amagambo cyangwa se n'amazimwe ushobora kuzenda kuba uhagaze neza cyane. Ariko reka turebe iby'ayo majwi y'uwo bita ngo ni Pastor Paul. Pastor Paul ngira ngo ni umuntu mu by'ukuri ngo wasigaye ngo ku muryango wa Rukundo Ezekiyeli, niwe muntu Ezekiyeli yizeye ngo amusigarire ku muryango. Nkeka yuko ari nawe ushobora kuzenda kuba ari kwa Prodinga, wenda iby'amatamunera ashobora kuzenda kuba atabizi, sibyo? Ariko aganira na Nuza na Dr Patrick yamubwiye ibintu bitari sawa kuri Rukundo Ezekiyeli. Hanza wumvanga, reka nkubwire Pastor Paul,
niba uri umukozi w'Imana koko utari babandi bakurikiye inyungu n'iki jya ukora ibintu bizima Imana izakuburanira. ndeba rwose ariko keretse nk'ubu urabona ngiye nk'uko nguko YouTube gutya nibyo kugenda nkoresha amakosa ariko njye ubuzima bwanjye ndabizi yuko ntabwo ndi umukiranutsi kandi nta nubwo nakiranutse urumva yego, ariko ngerageza kugenda ngira itandukaniro n'abandi bapasiteri. urakoze cyane, njye ntabwo nkuzi ntiturahura. urabona ukuntu hari ukuntu abapasiteri bameze cyane, Imana imbiye gutya na gutya ntabyo imubwiye urumva ibyo bintu byarananiye. Rero rwose ukuri naguha nuko ntabwo Pastor Mutesi ashobora gukora biriya bintu. Na Sharirene twahuriye mu buraya ntabwo mbizi ko nawe yabikora. Kandi cyumvikana nuko we nyiri kubigira yakaba yaratanze umucyo, ariko hari urabona akakaripa kwepa biwe sinzi wenda n'ibintu bya porno nyine yabonye ko porno bizikoze ikintu ibintu bya porno bigaragara ko yabonye arangije nyine wenda sinzi uwo bimwara muri ati iri urumva ritameze nk'irya Mutesi ntiwabikoresha. Yego, ibintu bya social media ni ubwa mbere mu buzima bwanjye njye nisanze kuri social media ubuzima ntakunda, kuko ubuzima bwo kuri social media ni ubuzima bwo ku karubanda. Rero nk'ubu mukorana, icyo ngusabye nkugiriyeho n'inama nk'umuntu nka mukuru wawe nkubwire uramenye Ezekiel atazongera kugukoresha amakosa kabisa. Ndetse n'ujya ubona ikikugoye ari ibiganiro mugiye gukora ushobora kumbaza nkakugira inama muvandimwe. Njye mbamufasha nta nubwo nta mpemba. Urakoze cyane. Rero utazashiduka ubaye mu murongo w'ibigarasha cyangwa se w'abantu bahigwa kandi mu by'ukuri nta nyungu ubifitemo. Wowe wari uzi ko mukora umurimo w'Imana, niba ari ukubwiriza azaguterereho. Kumana mwumva ukuntu uyu mugabo ari umugome. Uyu mugabo uramwumva ukuntu ari umugome mani ari gateranya imiryango. Pastor Mutesi, uyu mugabo ntabwo ari umwana mwiza. Wenda wuzi ko ari inshuti yawe, ariko uyu mugabo si umwana mwiza. Nawe wumve abantu bose agenda agonganisha. Arajya kuri Ezekiel ati ndaguhereza izindi video n'amaudio. Akaza kwa Pastor Paul ati Ezekiel umwitondere atatuma uhinduka nawe ikigarasha. Akaza kwa Mutesi akamubwira ibindi bintu. Mutesi na Ezekiel ndetse namwe Paul, nimugerageze ibibazo mufitanye mu birangize, kubera ko uwabateranyije n'uyu mudokiteri ngo ni Patrick. Sinzi niba na dogiteri, ariko ubu dogiteri bwose waba ufite musaza ntago uri inyangamugayo, ntago uri umuntu mwiza. Ndabikubwiye njye ntago njya nkunda kurya abiri, urumva nunansanga no ku nzira ntuzampe lift, yewe n'umuti naba nkeneye kugira ngo mbeho wamvura ari wowe ufite uzawunyime ngende nipfire. Nkubwije ukuri ntago uri umwana mwiza. Wowe ubwawe ku giti kiraza ku mbuga nkoranyambaga ati ndi gushaka uburenganzira ku mwana wanjye Sharirene, warangiza ukaza gusebya nyina ngo mama Sharirene ngo twahuriye mu buraya yari indaya. Ibyo ngibyo uri kubivuga ku mwana ngo uri gushaka. Ese uwo mwana ari buze kuza kumva uri kwita nyina indaya hanyuma azabaye ngo papa nanjye ndi umwana we ntago nagukunda kabisa, nagukatira. Ahubwo ati reka afazari wenda bajya bavuga ko nabyawe n'igiti kwirangamura, bati ni umwana wo kwa giti, nta cyo byaba bitwaye. Uyu mugabo ntago ari umwana mwiza. Imva kuntu ari kugonganyisha Rukundo na Paul, kandi umugore wa Rukundo niwe yahaye inshingano zo kugira ngo wenda akurikirane iby'urwo rugo, niba uko bigomba kuza kuba aribyo cyangwa se atari nabyo, kubera ko hano hantu harimo ibinyoma byinshi cyane. Na Ezekiel ku giti cye ntabwo naza kuza kuba njye nakwizera ukuri yagize gute, yaje kuza kuba yavuga, kubera yuko guhera mu ntangiriro uyu Rukundo Ezekiel yarambeshye. Njye namubajije amakuru arangije arambeshye. Bivangwa ko njye ndibuze kuza kuba nakwicira ku ruhande, nkaza kuza kuba nakwimenyera amakuru. Komeza wumva ahangaha. Kuko wewe ni none se ko ugitegeza umbwira ko aragwaye video ukambura ngo zavuye iyo ngiye. Nuko ngo ndamubwira rero wowe ndabona ahubwo buriya nawe ugira ibintu misho ugasanga ahubwo ngiye nkagwa n'umuntu uza ntanazi. None yakubwiye yuko ari njye wamuhaye video? Niko yambwiye. Ibyo bintu birambabaje kandi nanabimubwiye, namwandikiye ndamubwira ngo Ezekiel, kandi we ahubwo yarambwiye ngo
izo videwo nta naho zihuriye n'abo bagore, mbega ni videwo z'inkorano, kuko nanjye namaje nti izi videwo wazikuye. Noneho ambwira gutyo, arangije hari n'undi muntu nanjye wabinyoherereje avuga ko ari njye wazimuhaye. Noneho buriya ndashaka kuza kumutelefona kandi ndamutelefona muri kumwe. Urumva mu by'ukuri ntabwo ngewe ni ibyo bintu bya videwo ntabwo mbizi, kuko nanjye namwandikiye mubaza, ariko aransobanurira ambwira neza mba no mu ijwi rye rwose, ambwira ko videwo nta naho zihuriye n'abo babyeyi. Wenda ashobora kuba yavuze ngo ni ngewe yidefanda, ariko ntaho mpuriye n'ibyo bintu rwose, kandi nawe arabizi. Niba ari umukristo koko, kuko Ezekiyeli ntabwo anzi, ntabwo turahura, kugira ngo wumve neza icyo nkubwira, ndagusaba yuko nuza kuba wicaranye nawe muri kumwe urambipa mbahamagare, kuko n'undi nawe mfite gahunda yo kuza kumuhamagara nkamubaza, ariko nta hantu mpuriye n'ibyo bintu. Ntabwo njye nakora ibintu nk'ibyo ngibyo rwose. Ngira ngo sinzi niba bakurikiye, kuko ibiganiro bagiye bagira babifata babishyira ku mahanuza, sinzi niba bakurikiye, wenda sinzi niba utabyumvishemo. Hari nka 2 numvise. Kuko nyine we yagiye asobanura agati namubahaye, mwarasabye ko mubaha, namubahaye ubu ngubu byose ntimbikuraho. Njye ariko ubwo yahise nshobora ngo nisobanure kuri videwo, kandi nanjye ntazi iyo ziva. Oya, ndamubaza se ndavuga iki kuri videwo, arambwira ati videwo uravuga yuko nyine ari we waziduhaye n'ubundi. Iryo kosa urongera nagize amahirwe mu byo bambajije, nayo ntaragera ku bya videwo, bahita bagira basa n'abankuraho, barongera bari bataka. Urakoze cyane, binyeretse yuko ufitemo n'umwuka w'Imana. Nta hantu mpuriye n'izo videwo, ntabwo jyewe nakora amateshwa nk'ayo ngayo. Uko kamubwire Dr. Kuko umuntu nubwo yaba umunyabyaha, aho mvuze Pastor Mutesi cyangwa Mama Sharirene, niyo byaba byabayeho iyo videwo yaba ari iye jyewe ari njye nyifite, ntabwo nayishyira hanze, kuko nta bumuntu burimo, kandi ngenda umubyeyi ndi ariko ubundi uyu mugabo afite ikihe kibazo cyo mu mutwe koko? Ntabwo mwamwiyumviye avuga ngo mfite ingoma videwo ngo uba ukoresha ayo ngayo, nyine bigaragara ko afite stoke nini kabisa yuzuyemo itiku rya danje. Ati genda ivuze kuza kuba nakongera guhereza ibindi byo gukoresha, none ngo izo videwo ntago nzizi, niyo naba nzifite sinazitanga. Mana yanjye banza wumvanga umuntu mukuru. Yego, naho po utazagwa mu mutego, Ezekiyeli atazakugusha mu mutego rwose. Njyewe rwose yahise ntamo numva neza ndanibuze cyokora nyine amahirwe nagize nuko batagezaho bambaza ibya videwo. Naho ubundi ntabwo uretse turaza kuvugana nawe muri kumwe, kuko urabona ziriya videwo nta sura y'umuntu iriho, hari hasi gusa. Yego, urumva kugira ngo ube wajya gusobanura ngo ni za runaka, ni ibintu bigoye, kuko nta mutwe uriho ugaragara ngo ni isura yandi. Njyewe rero muri make, njyewe icyanzanyaho nazanywe mu by'itangazamakuru n'umwana wanjye Sharirene. Urabizi nahereye mbere mbivuga, ntabwo nigeze nzanwa no kuzana videwo z'ubwambure bw'abantu, niyo naba nzifite genda umubyeyi, ntabwo najya gushyira umubyeyi ubwambure bw'umubyeyi nabyayemo, kuko abo nabyaranye nabo ni ababyeyi, ubwambure bumeze nk'ubwo nabyayemo ngo njye kubushyira hanze, cyangwa se njye no kuvuga izina ry'umuntu ngo uyu muntu iyi videwo niye, ntabwo njyewe nabikora. Ibyo ni ubupagane. Umva Dr. ndagira ngo uze kuza kumumbariza, ko wowe uze kuza kumumbariza turi kumwe. Yego, uti wowe urimo urashyirishamo Paul. Ndabikora. Wowe nk'ubu izi videwo urimo urajya kuvuga yuko izi videwo urajya gusobanura yuko izi videwo, urajya kumubwira ngo barakubaza ibya videwo, ugahita umubwira ngo nasobanure ibya videwo arabisobanura ko atagira telefone ya touch. Ibya videwo bisobanura gute ukavuga yuko ari ngewe ngo byose byaturutseho? Urumva, ubimubaze turi kumwe, kuko njyewe umuntu ukatakata udukorosi, njyewe ibintu byo gukata amakorosi ntabwo mbishoboye. Oya, ntabwo rero kamubwire Dr.
no mu kazi ngikora ndetse no muri South Sudan nari hari zone nari nyoboye y'abadiaspora y'abanyarwanda. Ntabwo no muri komite barabizi ibifuti bashakaga gukora nakubitiraga aho ngaho nkababwira nti ngewe ntabwo ibi ngibi mbyemera, ntabwo ibi ngibi mbyemera. Ngewe ntabwo nanjye reka nkubwire nanjye mfite amakosa yanjye, nge ndi umunyabyaha ndabyemera, nakubwiye ko reka nkubwire kuba umunyabyaha nta muntu uri mwiza udafite ibyaha, kuko Bibiliya yaravuze ngo uvuga ko adafite icyaha aba yise Imana umunyabinyoma. Nta muntu uri mwiza wambaye inyama n'amagufa n'amaraso udafite icyaha. Yego, ntawe. Ariko nubwo bimeze gutyo hari ibyaha ntinya kuko hari ibyo ntakora. Ntago rwose nk'uko uvuga, nanjye buriya nkunda amahoro kandi nkunda kuba nagira, nkunda guhagarara, sinkunda n'umuntu ukora ibintu by'uducuma. Rero kuriya gucabiranya kwa Ezekiyeli hase koko turamutse tubwizanyije ukuri, umuntu warusha uyu mugabo amacabiranya n'indi koko byari ushobora kuza gusanga umuntu ari inyoni nyinshi cyangwa se yagize umuntu wa danje. Umuntu warusha ubujiji uyu mugabo w'umudogiteri n'indi niyo Rukundo Ezekiyeli yacabiranye niwe wabiteye. We yari umushinyine ngo ni Dr Kanaka, ni umusirikari wabaye retired wari wambaye koroneri, akugirira icyizere. Ibyo wamubwiraga byose arabyemera, yemera ko ibyo bintu wamubwiraga byose ari ukuri, arangije arabitangaza. None utangiye kugenda umuteranya inshuti n'abavandimwe. Paul Dr Patrick ntumwizere, uyu mugabo ntabwo ari inyangamugayo. Iki nawe agomba kuza kuba yakwigwaho kugira ngo tuze kuba twabasha kuba twamenya ngo ubundi uyu mugabo ni muntu ki. Komeza wumvanga. Ntabwo rwose nanjye ntabwo oya, ntabwo ari byo, kuko noneho urabona hajemo ikintu sinzi Aburahamu, niba umuzi rya Poso Umugisha Aburahamu. Ntabwo muzi, numvise bavuga ngo ni umugabo ngo wa Mukabadege, ngo Apostle Mukabadege Liliane. Noneho urumva hajemo yuko Claude avuga ngo ni ikigarasha. Urumva ntabwo biba byoroshye. Bahita abanyamakuru batakanuza bataka Ezekiyeli bati wowe ukorana n'ibigarasha gute, bari abantu ba Godfather. Gusa we ngo nasanze wavuyeho ngo bagututse ngo uhita wivira. Oyaje nta nubwo nanashakaga ko ibyo bintu bijyaho, ntabwo narinzi ko ngiye bari na live, nanabwiye uwampamagaye ndabwira nti ntabwo nshaka kujya mu itangazamakuru ryanyu mu mbabarire. Kuko jewe mfite icyambabaje kuri Pastor Mutesi kandi narakimwandikiye ndakimubwira, ariko ntabwo ndi ku rwego rwo gufata video, usibye ko izo ntazo mfite ntizikanangerere no muri telefone. Ariko kandi ikintu nahamya Pastor Paul, ndi imbere y'Imana yo mu ijuru mu ntege nke za Mutesi, ibi ndabikubwiye. Mutesi yaba icyo ari cyo cyose yagira gute, ndahamya ko kugera kuri uyu munsi tuvugana kuko ari byo nzi, iby'ejo ntabizi. Nta video y'ubwambure bwa Pastor Mutesi yigeze ibaho, nta niyo muzabona yaba yarafashwe kugera kuri uyu munsi. Mu makosa ya Pastor Mutesi agira ikintu kimwe, ni umuntu ugira amarangamutima cyane, akanizera abantu batarabo kwizerwa. Nk'ubu nkanjye yankoreye ikosa n'icyambabaje, yankoreye ikosa anta mu bintu kandi ikizemo n'amafaranga yanjye ntiyayampa, ndababara, nibaza, ndanamwandikira ndamaza ngo ni izihe nyungu, ni izihe mbuto unyereye nk'umukristo. Ariko nkurahiye Uwiteka Imana yo mu ijuru, nubwo ntari umukristo ariko nzi ko hari Imana yandemye, ntabwo Pastor Mutesi ashobora kwiyambura ngo akore video y'urukozasoni, ntabwo bibaho. Nibyo abanyamakuru bamubwiye bati rero Pastor Mutesi yakoze ikosa ryo kukugambanira, ariko nawe ufite ikosa ryo kuba waragize ibintu by'urukozasoni hanze, ukagenda mu makuru wagiye uvuga, ukagenda usa n'uvuga ko ari Pastor Paul. Nkunda yuko buriya ntuzongere kugwa mu mutego ngo Ezekiyeli gukoresha ibintu utazi udafitiye gihamya. Urumva, njyewe ngiye kugufasha ubone telefone iminsi mikeya, reka impera z'iki cyumweru zivemo ndagufasha ubone telefone, wikorera umurimo w'Imana wawe. Ezekiyeli nagusaba ikiganiro cyangwa mukorana ikiganiro, ubanza umenye ibihamya by'icyo kiganiro, ariko nkubwiye ko
ndashaka kuvugana na Ezekiyeli nkamubaza ngo mbese Ezekiyeli njyewe naguhaye nimero za Pastor Mutesi bambe naguhaye naguhaye video za Pastor Mutesi ibyo ubu ntabwo turavugana ariko nibira bimeze nko kumubaza ubusa kuko n'undi mfite ikindi kimenyetso ubwo yarampamagaye arambwira ati ntabwo ibi bintu ntaho bihuriye na bariya bagore urabimubaza wewe nk'wabyumvishe mu makuru cyane kandi ubimubaze turi kumwe oya humura bapo njyewe reka nkubwire ikintu kimwe umuntu ucacabiranya njye barambuna njye reka nkubwire ikintu kimwe ndi indaya ndi umusinzi ayo ni amateka yanjye nabayemo ankoresha ibyo byaha ndishakira ko gusa umugore bita Emerita ashaka n'umwana ariko yashaka umugabo umushatse akamenya ko umwana ari uwanjye kuko twahuriye mu burayi ari njye naramubeshyaga ko ndi umusore kandi ndi umugabo ari nawe yanyerekaga ko ari umukobwa kandi ari ikirongore ntabwo nazanywe no guharabika Pastor Mutesi nababajwe gusa n'ikintu yankoze kumfata akantesha igihe nkajya mu kazi ubundi sinkajyemo n'amafaranga yanjye atabashije kumpa yose uko twakayavuganye rero icyo nticyambabaje ariko nkubwira ikintu kimwe ni ukuri kw'Imana ndarahiye kugera kuri uyu munsi turimo tuvugana ntabwo Pastor Mutesi ashobora mu ntege nke ze nzi ntabwo ashobora kwiyambura ngo akore ibintu nka biriya nanjye nyine byarancanze ariko nyine njye nkumva ijwi rimeze nk'iryo ngaho genda wowe uze kugenda nugera iruhande rwa Ezekiyeli umumpe tuvugane ntabwo ndagira kuko urabona reka ndebe imbabura ahubwo noneho niba yemeye urumva ndagenda cyari hano gatoya hano hantu ngira ngo aya majwi yakozwe ari kuwa mbere nimugoroba bisobanuye ko witwa Pastor Paul azi neza ahantu Rukundo Ezekiyeli agize gute apoeshereje ninshaka reka nsoreza ahangaha ntabwo ndi buze kwirirwa wenda njya mu bintu byinshi cyane ibyo mwumvishe mwarabyumvishe ikiba gisigaye wenda nicyo ugomba kuza kubitekerezaho cyangwa se icyo ugomba kuza kuba wabifataho ariko ahangaha icyo ugomba kuza kuhabona ni uko abantu ni abana babi abantu ni abantu babi cyane umuntu azavuga ati ndagukunda cyane ko yamara kuba agiye akaba ati kiriya kigoryi cyangwa nkabona n'amahirwe yo kuba nakirangiza Paul ntabwo ari umuntu wo kwizera umuntu bita ngo Dr Patrick na Mutesi ntabwo yakomeje kuba mwizera even na Ezekiyeli wamwizeye aho amugejeje aramubonye ndetse natwe ubwacu yari agiye kudushyira aho hantu iyo ntaza kugira amakenga nanjye uyu munsi mba naratangaje nk'ibyo Ezekiyeli yatangaje ariko njye sinigeze mbitangaza n'abandi bose mu by'ukuri wenda uyu mugabo yaje kuza kuba yahamagara ariko none ukaza kwitondera aya majwi kubera ko turi kuyabona mu buryo butworoheye ntabwo biri gusaba ko dukora iyo bwabaga ngo tubone aya majwi turi kujya tukabona nyine ngende kubyo ngasanga amajwi ndayafite yose hafi ya yose hanyuma nkaza kuba nagira gute nkaza kuza kuba nayabagezaho reka rero ngushimire niba wakoze subscribe kuri Bosco Empire Imana ikumpera umugisha ikindi ubaye utarayikora ukaza kubona ko bikwiriye waza kuza ko wayikora nonaha ubwo ibiba bisigaye ni update kuri update kugira ngo tubashe kuba twamenya ukuri kwa nyako ku bijyanye n'ibura rya Rukundo Ezekiyeli bamwe bakavuga ati Rukundo Ezekiyeli yishwe cyangwa se yaburiwe irengero bifite aho bihuriye n'ibiganiro yamaze iminsi ari gukora ndetse ibyo byose bigomba kuza kuba byagaruka ku mutwe wa Pastor Mutesi kubera ko niwe wakunze kugenda agaruka mu majwi y'uko yaba yarafashe umwanya wo gutanga ibiguzi kugira ngo aze kuba yahitana ubuzima bw'uyu mujene ariko uwitwa Dr Patrick we akagaruka avuga ko Mutesi icyo kintu atageze gute atigeze agikora nyamara mu majwi yabanje akumvikana ashinja Pastor Mutesi icyo kintu mwizi nkuru wowe icyo ugomba gukora ni ugufata ibyo ushaka wumva ushaka kwizera ibyo ngibyo ni akazi kawe niba wizera ko Mutesi koko yakora izo video z'ubwambure ibyo ngibyo ni ibyawe niba wizera ko atabikora ibyo ngibyo ni ibyawe kubera ko kugeza kano kanya kugira ngo uze kuba washaka kumenya ukuri kw'aba bantu biri buze kuza kuba byagorana reka ngushimire naho ubutaha ciao ciao